Bavandimwe ni Victor uko mubimenyereye ni umuyobozi Victor. Ndabashimiye cyane. Uyu munsi ndagira ngo nganire nitonze ariko nganire ikintu gikomeye. Ndaganira ikintu gikomeye Kristo yakoreye umuntu. Kristo hari ibintu bitatu yakoze amaze gushuka. Ikintu ca mbere yakoze habaye ibyishimo bikomeye cyane. Arangije ngo abonekera abigishwaho yarababwiye ngo bahurire Yerusalemu. Arababwira ngo mugende turahurira Yerusalemu, ngo babonekera ngo inzugi zari zikinze. Abonekera abera abahereza ibintu bibiri bikomeye. Arababwira ngo amahoro yanje abe kuri mwebwe. Amahoro yanje abe kuri mwe. Arababwira ngo mbahaye mbahumekeye umwuka wanje abe kuri mwebwe. Icya gatatu arababwira ngo muzababarira azababarira, kandi uwo mutazababarira nawe ntazababarira. Ariko avuga ikintu gikomeye, mbasigiye itegeko rishya ngo mukundane kuko naje nabakunze. Iki kintu ndagira kandi ngo nongere kandi ntagure mu buryo bw'umwuka, cyaguke mu buzima bwawe, cyaguke mu buzima bwawe. Nubona urukundo rurimo ruragushirana, uzamenye yuko urimo uragenda usubira inyuma mu buryo bw'umwuka. Urukundo nubona rurimo ruragushirana, ari ikintu ntekereje muri uyu mwanya. Urukundo rugira gitangaje cyane. Urukundo rugira ikintu gikomeye cyitwa kubabarira abakugiriye nabi. Ubundi mu yandi magambo, Yesu icyatumye akora ibitangaza bikomeye. Muzi ikintu cyatumye Yesu akundwa, ngo yakaza aja kuruhuka gusa ahantu ku musozi, 4,000 by'abantu bikamusanga. Muribuka 4,000 bimusanga ngo bagaburira imigati 5 n'amafi 2. Muribuka 5,000 biza akabagaburira imitsima 7 ngo n'udufi duke. Yaragiye kuruhuka gusa bisanzwe nko kuntu umuntu kumva ngo yaje n'umunyamasengesho arahatagiye kuruhuka. 5,000 by'abantu ngo bikamusanga ku kanya. Nuko Yesu yagiraga ikintu kimwe cyitwa gusa urukundo. Urukundo rwase rwari ruba muri we, ariko ntiyemeye urwo rukundo kubwigumanira ubwe, ahubwo yaravuze ngo urukundo rwa data, naje ndi muri data, data akaba muri je, naje urwo rukundo nushize muri mwe. Abwira abantu abazamwizera. Ndashima Yesu waduhaye urukundo. Urukundo rugira ikintu cita kubabarira abantu. Imiryango yaratandukanye ntikivugana, yaratandukanye. Satani yabonye imbaraga abantu bafite, ngacage nka wa munara w'i Babeli ngo Imana imaze kubona kumva uzamuka n'ubumwe bafite, bibona ko abantu nta kizabananira ngo birazira usenya. Satani nayo yabonye yuko abantu bahuje umutima wo gusenga n'ubumwe, imiryango ibona ko igiye kubaka ibintu bikomeye, iraje isenya imiryango. Abantu nimugende mugiye kubabarira. Hamagara umuntu wakubabaje, cyangwa se nubwo utamuhamagara, ariko umutima wawe umubabarire. Urukundo rugira imbabazi ku rwego nabonye iyo umuntu afite urukundo muri we rw'Imana, apana urukundo runguru rw'isi, cyangwa urukundo rwo gukunda umuntu kumwubahira ibyo afite. Abantu benshi ubu nyine bafite inyota ya channel YouTube, ariko nabonye badafite urukundo rw'ibintu barimo bahereza abantu. Bishakira amaviews gusa, niyo ari mu bitekerezo zabo ni views kabisa. Views narabibonye, nawe n'umugaragu w'Imana, umukozi w'Imana Kado duriye ahantu ndamuganiriza, turaganira, ndamubwira ati se umukozi w'Imana ko nzambo mutagira channel kandi ufite ijambo maze igihe mwivuga butumwa umuntu yumve, n'iki kiza gituma utarakoze channel? Arambwira ngo yitegereje channel ngo yibonamo ibintu bibiri. Ikintu ca mbere yabonye muri channel, uyabonye abantu bacaka views badashaka gutanga ibyo bafite. Ikindi cya kabiri ngo yibonyemo guferinga kw'ibintu, ugasanga umuntu n'ibyo yahugiyeho kandi yarangiza ibindi byose akabyihorera agashaka amarongo. Niba uyu munsi wumva urukundo rwaragushiranye, watakaje ikintu gikomeye, kuko urukundo rw'Imana rugira ibintu bikomeye. N'impamvu tuzadusenga ni ukubera urukundo dukunda Imana. N'impamvu tuzadutanga icacumi ni ukubera urukundo dukunda Imana. N'impamvu umuntu azava mu rugo iwe akaja gusura umuvandimwe we ni ukubera urukundo dukunda Imana. Urukundo sinzi ico nokora kugira ngo rugume rukomerere mu buzima bw'umukristo, kuko umukristo utakaje urukundo aba atakaje ikintu gikomeye. Hari ikintu maze iminsi nitegereza mbona mu gisirimba kikambabaza cyane. Abantu bakabyina badafite urukundo ruva ku Mana, akabyina ashaka ko bamureba kuri kamera. Hari n'abandi bizengurutsa kubera bwibone, kaza yizengurutsa gutya 2 3
ariko adashaka ko Imana ihabwa icubahiro. Mukorere ibintu mu rukundo. Hari ibintu bibiri nimubikora muri ubu buryo ngiye kubabwiramo, ni ukuri nta kizababuza gukomera. Ikintu ca mbere ni ugukorera mu rukundo, ikindi ca kabiri ni ugukorera mu kwizera. Ibyo bintu bibiri ni ibintu bizanagumaho. Ukwizera n'urukundo ni ibintu bikomeye. Naratangaye umunsi Yesu yabwiye Toma, amubwira ngo Toma, kuko utizeye, kuko utagize kwizera, aramubwira ngo ngwino ukore mu biganza, ukore no mu mbavu, ukore no mu rubavu rwaje, ariko ngo ufite kwizera. Ariko uzi ko gukora kuri Yesu udafite kwizera bidashoboka. Ntabwo wakora kuri Yesu udafite kwizera ngo bishoboke. Gukora kuri Yesu birasaba ikintu kimwe gusa, birasaba kwizera. Imana ishimwe cyane. Gukora kuri Yesu birasaba gusa ikintu kimwe. Niba ushaka gukora kuri Yesu, shira ukubute wizera. Hari undi mudamu zo ntangaza. Uyu mudamu Yesu aje kuzura umwana wa Yahiro, ngo yari mu nzira arimo agenda, ngo kandi abantu benshi baza bamujiga bamukurikiye, ariko Yesu ntiyaza bumva. Ariko ngo hirya hari umudamu ngo umaze imyaka 12 arwaye, ngo yarifuje ngo amafaranga yiwe yarayamaze, yarifuje pe, yaramaze amafaranga yiwe yose. Arangije ngo yumva ko Yesu ngo yanyuze mu nzira, ngo abantu baramushigaga, ngo ariko kubera ko umudamu zamushimira ibintu bibiri. Uwo mudamu ntiyagize ubunege ngo Yesu amusange. Aribo abantu bazategereza ngo Yesu ngo azobanza avuge, bazobanza musange, bakumva bo badafite inyota yo kuja gushaka gukora kuri Yesu. Uyu mudamu arahaguruka arangije arabyigana nawe ngo akora kuri Yesu. Yesu aravuga ngo ninde unkozeho. Ari abantu benshi baza babyiga Yesu ariko bataramukoraho. Abantu babyiga Yesu ni abantu batizera, ni abantu bagira gushidikanya muri bo. Ariko umuntu ugira kwizera niwe uzi ukora kuri Yesu. Yesu arahindukira aramubwira ati, kwizera kwawe kuragukijije. Numvishe imbaraga imvuyemo kubera ko yari afite kwizera. Urukundo ni ikintu kiza kigusunikira gusingira ibintu byawe. Yesu arangije aragenda azura n'umwana wa Yahiro, ariko ari ikintu Yesu yatindagaho. Nawe yaravuze ngo nimugira kwizera gusa nk'akabuto kamwe kasi, muzabwira imisozi ngo nigende. Hari umurwayi ngo Yesu yaravuye ku musozi na Petero na Yohana. Murabizi ko Yesu ngo yagize ubwiza, ngo arabagirana mu bwiza butangaje, ngo abona Eliya, abona na Mose. Hari ijambo ryantangaje ryo kwizera. Arangije ikintu bakoze murakizi. Yesu amaze kurabagirana mu bwiza bwinshi, abigishwa bari basigaye basengera umwana ngo warwaraga igicuri, ngo bwarije bwira basenga, ngo ariko ngo ntibyakunda. Yesu ashitse baramubwira ngo tese twe ko twabikoze biranga. Arababwira ngo mwabafite kwizera buke, nzageza ryari gukorana itorero ry'Imana? Niba mushaka kubona imigisha y'Imana, nimba mushaka kubona impinduka muri cace Imana yabahaye, nimugendane ibi bintu bibiri, nimugendane kwizera n'urukundo. Iryo ni ibanga rikomeye Imana ibyaye ico mbikundira. Ntabwo biba mu ibanga, yabishize ku mugaragaro. Ntaco tuzireguza, iby'Imana byose biba ku mugaragaro kandi ntabyo yaduhisha. Nugira urukundo n'ukwizera uzakora ibintu bidasanzwe. Yesu arangije ngo amukoraho gusa uwo murwayi ngo yikubita hasi, ngo cya gicuri kimuvamo. Nitugira kwizera ibitangaza bizakoreka, abarwayi bazakira. Niba ufite n'indwara, haguruka ugire kwizera, ukore kuri Yesu. Tukoze ureba ku muntu uri mubwiriza, umuntu azoza abwiriza arimo abwiriza mu mbaraga cyangwa se mu ntege nke, ujye ugerageza gusa wowe ukora ikintu kimwe. Ujye ugerageza wishimire kwizera no gukora kuri Yesu. Urukundo ni ikintu kitagomba kuguma mu mutima, ruza rujigana, rukaza rukihuta, ugashaka gukora ikintu act. Reka mbabwire ibintu biza biramburura mu mutima. Gira doro minota 10 yageze. Ibintu biza biramburura mu mutima ni ugutekereza kugirira neza umuntu, ntubikore. Uramburuye ubyaye kidashitse, ariko igihe cyose utekereje kugirira neza umuntu ukabitekereza mutima wawe, bikore, kuko uzaba wubashe ihame rikomeye ry'urukundo. Urukundo ni ugushira mu bikorwa. Imana ibamugisha. Nitwaraga umuyobozi Victor. Ciao. Imana ibarinde kandi Imana ibamugisha. Turashimira inshuti zanje zitandukanye ziri Australia, nyene data Muhire Simon. Imana igumugisha, Imana ikugirire neza. Ndagukundira inshuti yanje kandi ngoza ku mutima. Sandra na Alexi, inshuti zanje zitandukanye dukorana umurimo ku Ivuko Murenge. Imana ibamugisha, ndabakunda.